Ndise ko ntaba mu ntambara zari yashaka wasanga biharurwa byaranaje so kuza gupfa ikindi babica nk'impene tarasoza akantu ko gupfa nabonye benshi cyane ku munsi ejo bavuga bati izi Blackwater zimennye muri aka gace ka Bujumbura no muri Kongo ati bishobora kuba intambara y'ubwo wa mugani yaba igiye guhindura isura mera kuko ajemira iriya yigoma bari medecine niwe babanjirije Blackwater nubwo bujye bagira icyo bapfana muri medecine bagira icyo bapfana benda guhuriraho kuko Sandrine ko havuzwe abamedecine basaga 2000 bavugaga entre 2 na 2500 ubwo tugiye ku namba ku nimero yabo twabonye bahataha 290 na bakabakwa 300 wambwira ngo niba ari mu mubare wabo wari 2000 wambwira ngo ese umubare w'igihumbi na 400 ngundi warapfuye mu kushe ya leta nawe kushe ya M23 jewe imizire ya Blackwater gusa Prito Tshisekedi ari New York yahuye na Eric Prince kandi uri muri izi conglomerate z'aba Blackwater gutinya aba Blackwater igihumbi natinya bazarenda ijana tanke le gouvernement congolais n'a pas dénoncé imikoranire ya wazarendo ubwo ngine baracyakora nuko ntabwo yigeze iba denoncinga cyangwa ngo ibasezere kuko abatashye twe twabirukanye nka M23 niko yavuga sibyo nanone kuko tugaruke mu kuri ese M23 yo yafasha abazarendo bigoma 100%. Hano ngo habara amadolari hano ngo hari amayero urumva ibaze itsinda basakiranye ngo baba bavuga ku cyomba ro bafande uyu munsi rwose duhagaze neza rugamba rwaryoshye ngaho nyumvira bakabarasa bakabacaginga ko barwana amafaranga yabo ni Blackwater bazamenya biherereye bazabira segonda rimwe kubera ibifaranga bifite ariko bazareka banze bayagwize babishyira nk'amezi abiri ubundi sobanura baramutse baje hari icyo bakora ku kirenze iki ku Barundi n'abarazarendo wamugana umuntu arakuyanga muri M23 afite experience yahereye muri za revolution zahe hose uraza kumuzana ibyo kwangura abadede gusa ngo aho ngaho gusa ubakwegaho igifu M23 yabarasa segonda rimwe ikabagirira nabi ariko bitaraba se bakije diro bakava mu buryo barimo nibiki bakine diro nta mpamvu nimwe bisimwe ajyaga gibujumbura azasubire cyangwa no bazaze kumureba garuriro niba M23 iri kumwe na Kabila wabahuruje uze ko ariko abasirikare Kabila yahuruje M23 bakayirasa uwo mutwe ngabo kiri muri Goma uyoboye n'uyu mutanzania mushya bashyize ejo musibe ejo nyirango nyine batashoboye kubikemura barira mu myotsi ariko n'abanyabuvira barira mu myotsi ko nabo babuze Bujumbura nicyo nakubiye kuva kare so nk'abarundi mwe mwatsinzwe mu kibaya cya Kibumba mukikwega za mushaka mukaraswa ngungu numbi kicanga ko muzi byababayeho he hose Minova mwirukanka Kamanyora n'ahandi mwakandira ku ngamo M23 gute itunaye muzaguza niba muzagurutsa suko ariko kurutsa suko ikibazo bari bifite ishobora kuyigurutsa iya urumva iri muri manevure zayo noneho iya nyayo ya leta ikaza yihishe muri ya manevure igashwanyaguza umujyi wagoma kuko imashini zanyu zicunga suko byazigora kuzitandukanya banga kuzigurutsa kugira ngo na leta gurutse izindi ariko nabigurutsa nkagenda nyine nkagira nkakisangane izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nabonye amakuru ko bishoboka ko ari aba Blackwater hakanye ushobora kuba baraje urumva ndise ko ntaba mu ntambara zari yashaka wasanga biharurwa byaranaje so kuza gupfa ikindi babica nk'impene tarasoza akantu ko gupfa nabonye benshi cyane ku munsi ejo bavuga bati izi Blackwater zimennye muri aka gace ka Bujumbura no muri Kongo ati bishobora kuba intambara y'ubwo wa mugani yaba igiye guhindura isura bamwe barabeshya nyerega ntabwo izi ntambara z'amakuru y'amapropaganda kuri social media nzirwanye vuba Sandrine yego sindi bingwa muri zo kuko nanjye urumva mfite amasoko nkora amakuru haraye n'ayakubeshya hari birenze se sindi kuri firiti ariko nk'urugero naguha dufata urugero kandi ruri typique wowe duhinkoresha inzira ziri typique nuko magambo leta tutababaza ariko tuba tuganira ariko nkubaje nti uremera ko koko ajemira
iriya y'igoma bariya Mercenaires nibo babanjirije Blackwater nubwo burya bagira icyo bapfana muri Mercenaires bagira ikintu bapfana benda guhuriraho kuko Sandrine ko havuzwe aba Mercenaires basaga 2,000 bavugaga entre 2,000 na 2,500 ubwo tugiye ku namba ku nimero yabo twabonye bahataha 290 na bakabakwa 300 wambwira ngo niba umubare wabo wari 2,000 wambwira ngo ese umubare w'1,400 ngundi warapfuye uracyari muri leta ngo tuvuge ko hatashye igitonyanga mu nyanja cy'aba Mercenaires ntago ubona ko hari ikabya nkuru ku mubare tukebereye ku mubare fata 2,500 ukuri 290 n'abangahe urambwira ko Kongo ubu ngo abandi ba Mercenaires 2,000 baracyari ku butaka bwa Kongo rero niba bari ku butaka bwa Kongo urumva ubwo byabivuze yuko nta ntuze yaje byabivuze yuko nta Blackwater yaje ahubwo ari recyclage ya Shemira yabayeho giye bambwira ibyo ngibyo nkabyemera bati rero buriya mwabonye igoma hataha Mercenaires 200 muri 2 icyo-8 barasigaye cyangwa hapfuyemo 107 kuko namwe warabaritaguye ngo bariturango barashira no which means intambara ya Kongo ntagize iri kinyoma ku mpande zose zirwana leta yakubeshye mu Ventura yakubeshye nunu udafite no naho nabogamiye sibyo kuko izi ntambara zifite je ndibuka ikintu ntazibagirwa hari Twitter hando imwe sinabango nubahaga yari imbere nka source de fou ku ntambara ishyushye ya Kongo natangajwe no kubona umuntu nzi wo muri communication ya Ventura kuva 2022 kuva 2012 tuziranye urumva kandi umugabo w'imfura rwose ukomeye ambwira ati ndiko marisha ntikarame gerageza mu mbaraga ufite zose udufashe kumenya umuntu ukoresha no Twitter hando kuko harimo kutuzonga ntese abazonga he kandi nkora amakuru atari byo avuga bitari byo hajya gutana gute ati none nakudorera nakoze konti ya Makenga kandi atari we ati ntabwo turakufungura ko Makenga nibwo yasa afungura konti nyuma yo kumuvumbura no kumumenya urumva si n'umuntu ugoye nta n'ikindi kibazo kindi yari afite kindi ariko wabonaga baza amakuru ya ndani ikindi cyari cyo cyose kandi batamuzi ntabwo ubona ko intambara ya Kongo abantu bari muri couche de zone hamwe indege gira ngo ntiguruke ije hejuru ntigwe no hasi nk'ikintu kirimo kikazerera hagati M23 ino feed ya Kongo irimo couche de zone nini cyane ibeshye umubare wa Mercenaires ireshya Blackwater ngo yaje itaje ivuga bafunzwe batafunzwe cyangwa se yavuga ikavuga n'utari we ubwo rero jewe niba makuru nkayo ari muri couche de zone niba ari mu couche ya leta niba ari couche ya M23 jewe imizire ya Blackwater gusa Prito Tshisekedi ari New York yahuye na Eric Prince kandi uri muri izi conglomerate z'aba Blackwater aho kuvuga ngo iri zone deja déployer abasirikare babo kubera ka video kabonetse na AI yakora bari bagurukira mu birere no nanjye bira nabikora muri video ubwo se ntabwo nzi kweditinga niba tuze bazarwane tubarebe niba rwana ubwo nyine tuzababona n'abandi twarababonye abantu bareke kutwemera Blackwater niki aho gutinya Blackwater natinya aho gutinya Blackwater 1000 natinya bazarenda 100 kuko muzarenda zakurasa atagendeye kuki ari iwabo wicika mu rubingo ajye mu rundi rubingo urumva ni iwabo nyine nabo buje muzarenda umuntu ntambara ye nubwo babanywe bimogi ariko bafite impamvu barwana bumva ko barimo kurwana ku gihugu cyabo barwanya abantu leta babwiye katarabakongomani niyo mpamvu mu Ventura nihiga ejo nabonye yarakiri umujarendo bita Dodosi w'umugenerali avuye Shabunda bamwakira ndetse uriya mugabo ushinzwe ngo ibintu bya mobilisation muri Ventura na muri Rimbiringara zikuririmbira ryiza cyane bamukoreye ubukwe muri Bukavu kubera ko ngo babonye nk'intama ngo yavuye mu muzimo nyine yari yazimiye yagarutse urumva ntago mu Ventura iteze kuzahangayikishwa n'itsinda ry'aba Blackwater ahubwo izahangayikishwa n'abazarendo bashobora kwiyongera cyangwa se warigize kabushungwe ntazi none ko muri iri tangazo ryasohotse vuba bavugamo ishyiramo n'abacancuro iyo mu Rwanda sara umuntu kugirira imbabazi leta se yo kishyiramo abanyarwanda ingabo z'u Rwanda mu matangazo yayo koko hari ikikwemeza ko ziri muri Kongo niba leta ya Kongo ivuga RDF M23 noneho M23 nirwo kuvuga FARDC Mozarendo izashyiraho n'abandi zacomekaho n'abandi zashaka abarwana nta miyaga ntabwo genemera icyo umuntu wese yanditse kuko ni mbaye uwemererwa nakwemera ko na Kongo ishinje ingabo z'u Rwanda ko ziri muri Kongo bikabenyereka mu gihe u Rwanda rutabyemera nayo M23 yabeshya abantu badahari kandi bahari babambe ivuga ko bahari kandi badahari kandi ishobora no kuvuga iti tant que le gouvernement congolais n'a pas dénoncé
imikoranire ya Wazalendo, ubwo nyine baracyakorana kuko ntabwo yigeze iba denonsinga cyangwa ngo ibasezere, kuko abatashye ariko twabirukanye nk'M23 niko yavuga, sibyo? Nanone kuko tugaruke mu kuri, ese M23 yo yafasha Abazalendo b'Igoma 100%? Ntibikunda. Hari abagiye muri leta bajyanye n'abofisiye ba leta, nese nk'uko abasirikare ba leta batsinzwe bagatsindwa n'Abazalendo, abo ntibakomeza akazi? Ese aya masura ntiyagaragara akaba yitwa Blackwater ari ajemera igihari itaranyuze mu Rwanda yirukanwe itashye, ahubwo yagumye muri Kongo muri wa mubare? Ntacyo Blackwater niza, kandi Blackwater nta gitangaza irimo. Ni abantu baraniranye iwabo, ubanza barwara n'imvunja, ntiwamenya ibintu babe n'iki byose. Ni abantu banywa urumogi, barwana n'amadolari ku mufuka, kuko arwana bamwe bo bishyurwa mbere, ni prepaid. Urumva? Yego. Nigeze kuganira na Colonel M23 yoboye ingabo muri Kibumba mu gihe kimwe, kuko ni benshi ntabwo mvuze izina rye. Arambwira ati niba hari ikintu kiryoha Marshal, ni ukubwira paratuni ngo mugabe igitero ku bameriseneri dore ngaba ariye. Ati bagaruka bishimye koko, ubona ari ingabo zivuye. Ati ko mu muco w'ingabo habamo no gucaginga. Urumva? Yego. Ati umufuka umwe gusa, kuko bagira ipantaro nk'izo zanjye uwanya wagira ngo ndumunuza n'umeriseneri. Hano ngo habara amadolari, hano ngo hari amayero. Urumva? Ibaza itsinda basakiranye ngo baba bavuga ku cyombo aro bafande, uyu munsi rwose duhagaze neza, urugamba rwaryoshye, ngaho nyumvira. Bakabarasa bakabacaginga ko barwana n'amafaranga yabo. Nibira ka 5 bazamenya biherereye, bazabirasa segonda rimwe kubera ibifaranga bifite, ariko bazareka banze bayagwize, babishyura nk'amezi 2. Ubundi sobanura baramutse baje hari icyo bakora ku kirenze iki ku Barundi n'Abazalendo wa mugani? Abazalendo n'Abarundi nicyo kibazo. Abarundi ntago bakomejwe nuko bazi kurwana. Abarundi bakomejwe nuko muri geopolitique ari Abarundi ari M23 FC birinda kwanduza intoki amaraso, kandi bazabana igihe kirekire cyane. Nicyo kibazo kiri mu Bazalendo, kuko umukomando wene muri M23 ava mu bwoko runaka. Nk'abari aba Bernard Maheshe bava muri Sud Kivu, niba ari umushini bari umuki. Urumva? None itsinda ry'Abazalendo abarimo nabo kwa se wabo, kwa bene nyina no kwa ndiyande, kimwe n'abanyamurenge bagira utugarana buri kimwe cyose. Ndibuka M23 isubiranamo muri 2013 na 2 gucyumana muri ya myaka, ntabwo nzabyibagirwa. Hariho sikandari iteye gutya, nkwereka ukuntu abantu barwana bahuje, baturanye, bahuje imico, babafite ikibazo. Bararasanaga bo kwa Ntaganda nabo kwa Makenga, kuko abenshi bahungiye Uganda no mu Rwanda, bajya ku kiriyo bagahura, imiryango igahura, bagiye ku kiriyo cya Prince ntabwo ndi umukire, arahita mpindura ubururu mu ifoto. Urumva? Kandi barasaniye ku ntambara barwana, ya miryango ihuriye ku kiriyo kimwe yikoze mu nda. Yego. Ese ayo marira uraza kuyajera gute? None se ntekereza ko M23 kurasa umuntu umukomanda wo mu Burundi birayishimishije se? Oya. Bazaturana. None se Abarundi uretse Ndayishimiye na Senede biba bohereza abantu hariya bafite na politique iri primitive, kurasa abanyamurenge kandi ari basenga ni Bujumbura. Ubundi uruza witamba ngo uvuye Mirembe kurwana, uzi wishe nde? Ko wishe se wabo undi uri bugusereve muri kantine. Abantu bagira icyo bapfana birinda kurwana, kuko iyo murwanya muterana ibibazo. Rero ntago M23 avango ntizarasa Burundi, Abarundi ngo ntizagira gute, izabatikura, ariko nabo bakuramo akarenge hakiri kare, kuko ntago Abarundi banesha FCM M23 bagiye mu mitsi y'intambara. Baracyara abapeti. M23 irwanya imyaka hafi 20, ize babasenede barakiyubaka. Umuntu arakuyanga ari muri M23 afite experience yahereye muri za revolution zahe hose, uraza kumuzana ibyo kuvuga ngo abadede gusa ngo aho ngaho gusa ubakwegaho igifu. M23 yabarasa segonda rimwe ikabagirira nabi, ariko bitaraba se bakine diro bakava mu buryo barimo nibiki, bakine diro nta mpamvu nimwe. Bisimwe ajyaga Bujumbura azasubire cyangwa no bazaze kumureba. Na Prime ejo bundi se nuko twabivuze ko yanagiyeyo, nawe yagiye zagoma ko yaragiye, kandi bishaka ko ari n'ikimenyetso cy'uko bamugani baraziranye abana bano bareke nta wamenya. Ariko nanone nubwo yagiyeyo Marshal, ntabwo nareka ngiye ngo ndenze ingohe, kuko umunsi kundi bagabaho ibitero byaba iby'amadrone, yaba ibyo ku butaka ibyayo hose, kandi ntabwo ntekereza ko naye M23 bagabaho, nese yabavanye Zanzibar itabarashe bibagabaho. None se abigabanaho rero nyine bose bararasa, kuvuga ngo bararwana baziranye n'Abazalendo na Imam 23 n'Abarundi bamaze kumenyana, n'abavandimwe. Abarundi nyine ariko muri iyi ntambara bajemo nk'uruhande rwa gatatu, ariko Abarundi nta kuntu batajya muri ya ntambara. Nanjye nturiye Kongo najyamo, none se ahantu haba zahabu, haba diyama, haba koruta,
haba amafaranga muhembwa ubundi mubuza abarundi kujya muri iyo ntambara gute? Nimukoreshe diplomasi. Buriya rwose Bisimwa yagombye kutamara kabiri adahamagaye Bujumbura, yahamagara umuvugizi Karene, yahamagara kuko perezida n'umuntu usaba amarandeva adasanzwe. Nibakomeze bensiste barebe ukuntu batazakocorana, kuko inzigo izavamo izasiga ari inzigo mbi cyane, kandi n'ubundi ahiri uyu munsi si heza, ariko muri politike nta hantu hatagira igaruriro. Niba M23 iri kumwe na Kabila wabahuruje, uzi ko ariko abasirikare Kabila yahuruje M23 bakayirasa, uwo mutwe w'ingabo ukiri muri Goma uyoboye n'uyu Mutanzania mushya bashyizeho ejo musibe ejo nyirango intervention force ya Bonisco yarashe M23 icyo gihe yaborwa no gutaka general mwa Kiborwa wa Tanzania. Just ibirungo Kabila yarakatiye M23 n'ubire cyayikikije ibireba gutya tu namwe nimwe mwaturasho binacu nese M23 kibanye na Bonisco yirasaga ikabana Kabila wirashije Burundi babuzwa n'iki kubana ninde se warashe M23 kurusha Kabila? None ngo ujya gushyira umusaraba kuri Ndayishimiye, ushyira umusaraba kuri Prime niyo ngabo. Oya tujye dukaraga ubwonko. Nta muntu utabana na M23 igihe ahindutse. Kabila yahindutse baramucumbikira. None ujya kwijurika Prime arakorera ikash. Kabila akoreraga iri ikash mukuru wa M23. Ahubwo yatangaga bayirasa. Ntibamurize. Yego. Nuko rero nibashyira agapira hasi batagashyira hasi bazatekurana. None se kuri kuvuga ngo nta muntu utabana nayo babishatse babana, ariko uyu munsi n'abari mu ntambara baratikurana nyine, ariko nyine baracyafite Rome. Ariko Sandre uzi ko burya umuntu ukiri mu mwuka utarajya muri moruge abashobora kuba nka Elon Musk yakire kwisa, burya umuntu wese yakira kwisa yose agihumeka, cyangwa se akabari nkaho akanakena, byose birashoboka. Ari nkande ari nka Elon Musk naho agakena, Elon Musk yakena, byose byashoboka kwisa, byose byashoboka. Impamvu tuzana akagero nkako umuntu umva ko ari simple koroshye nuko azirongaza abantu bagihumeka bakikora bakigize gute, byose babishoboka. Noneho kandi ntutekereze ko M23 na AFC kuba bajya muri diru n'abarundi ntabwo bahera hasi from the scratch, bafitanye fondation. Bisimwa yagiye yavuze kabiri burya kandi karenze na kabiri, kuko bwa mbere yavuze rimwe ari kabiri, utahavuga kabiri wenda ni gatandatu. Izo ngero za Prime niyo ngabo amakuru bahana y'ubutasi iyo bafatika wa mukobwa bafashe mu minengo bakamutanga, yego ni byinshi cyane. Inzego z'ubutasi, ambasade y'u Burundi mu Rwanda, urumva kugenda ambasaderi agatuma umuntu bakaganira muri Nomane Zirande bagasangira agakawati, ariko se bite wagwani mama y'abahungu nkabacyura nagutya ni ikintu se kigoranye. Ahandi ikintu ushaka gushimangira no kuvuga ngo ari M23 ari u Burundi ntabwo bari mu bano w'ubugwa habi uruto umwe wese yagiye abana nawe, kandi bakagira gute n'abarundi ubwabo banabana na Exfab nabo barasanye, abo no Exfab akaba n'umudede barasanye. Ninde muntu utabana n'undi hano muri aka karere harimo goodwill no gukoresha ubwenge buhanitse bakora ngo turasova iki turakiza iki. Uburundi dore ikintu impamvu mbivuga buri shuwa ku bintu bibiri. M23 ishaka Uvira yayifata, nta n'ikintu Burundi kwitsamura ntibwabara n'ububwira ngo urakire, bwamara kwitsamura Uvira yafashwe, nta kintu bakora rwose ku rwego rwa gisirikare. Mwabarundi kazi ntimwakwiga muri iyo ntambara ngo bishobore, basigara baririra mu myotsi. Oya baba bariri iwabo, urumva bageze Uvira bafitiye akamarerega nyine batashoboye kubikemura barira mu myotsi. Ariko n'abanyabuvira barira mu myotsi uko nabo babuze Bujumbura, cyo nakubwiye kuva kare. So mwabarundi mwe mwatsinzwe mu kibaya cya Kibumba mukikwega za mushaka mukaraswa ngungu numbi kicanga ko muzi byababayeho he hose Minova mwirukanka Kamanyoro n'ahandi mwakandira kugamoza M23 gute. Ino ntambara irakaza Sandri, ino ntambara irimo ku rwego rukomeye, nukuvuga ngo M23 igurukira kuri 80%, abarundi bari kuri 5 n'igice, nabasaba ngo bakandira kuri zinye cyangwa tuvuge 20 ntacyo, yego kuko nabo ni igihugu kandi bafite n'abasirikare. Ejo nabanye bavuga ngo bafite ibifaru bishyashya ngo niba ari ngo mu buhe bwoko bifite ibipine binini cyane bimeze nk'amatanura batwikamo amakara, urumva nabo ngo bazanye ngo ibifaru ngo bishyashya ngo ku ntambara. Ibifaru byatwiswe SPG nayo nikiriya gitwika, nta nubwo uri kugifata noze target, ni misile teleguided uyobora ikagenda ikagishwanyaguza 0 seconde cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Bano ba Makenga se ntibari mu revolution yabaye mu Rwanda nayo hose, buriya bahabuze bagiye barwana na za Uganda Kisangani, aho abasore buriraga igifaru bakakijugunyamo grenade barimo bagahiramo bakabarunguza bakabateka nk'abatetse isombe n'ibinono byayo. Iyi ntambara irakomeye Sandri, umumercenari yaramanitse
ese NDF Afrika y'Epfo igira gukira iramanika, umutanzania wamanika amaguru, urumva umumara wewe Goma ikimara gufatwa ese hamagaza ingabo ze nubwo zatinze gutaha burya yari yasohoye itangazo Goma ikimara gufatwa uwo munsi bukeye gusa baza gutahana n'abandi, urumva iyi ntambara umunyamerika arahagera akavuga ati ariko nuko mumeze no kubihaga intambara imbaraga zikomeye nta bintu by'imikino ufitemo dukina zadukuremo, niba ushaka bashaka intambara bari bose abarundi iki bazikwege bazabaye intambara niyo batarabona uyu munsi barimo kurwanisha utudrone udusukoye n'iki twose zimwe mu M23 zifite ifite sukoye yambuye leta niba yarabambuye sukoye mu cyarata ahubwo yo muzana wenda F35 cyangwa mukazana F16 kuko n'indege zihambaye hako suraza gukangisha ubuntu imbunda n'indege ziri muzo yakwambuye ayibitseho n'abafite aho kujya M23 itaragurutsa sukoye yayo kuba bavuze ngo barayikanisha ifite na zakajugujugu M23 nayo muzaguza niba muzagurutsa suko ariko kurutsa sukoye ikibazo bari bifite ishobora kuyigurutsa iya urumva iri muri manevure zayo noneho iya nyayo ya leta ikaza yihishe muri ya manevure igashwanyaguza umujyi wa Goma kuko imashini zanyu zicunga sukoye byazigora yego kuzitandukanya banga kuzigurutsa kugira ngo na leta gurutse izindi yego ariko nabigurutsa nkagenda nyine nkagira nkakisangane. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo.